Action Driving and Language School ikomeje kubafasha kwiga indimi z'ubwoko bwose nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa ndetse n'izindi. Biroroshye, permis na provisoire ni mu gihe gito cyane. Muradusanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Shike muri floor ya mbere mu muryango 45C cyangwa kuri branche zacu nka Remera Giporoso munsi ya Feruje ahazwi nka Sari Motor cyangwa se i Musanze mu mujyi rwagati ahazwi nko kuri Merano. Duhamagare kuri 078724 Kana action nawe ntucikwe. Papa bizo wakuru kuzuru kungonga dupfika. None se wabasama rero ukurikije ureme bw'inama ifite uko nagukongonga bidakwiye. Birakwiye si ibyo birandeba. Babidakwiye ariko uhambabarira tukitabira inama bakora icyo bazanye gakora icyanzanye. Kare kose se ubundi waruri mubiki. Ngo uvuze ikintu cy'abagabo twitabira inama. Ugize ngwi ariko papa ibi bintu nibyo reba amasaha tugeze gitifu ndawe yabamidugudu ndabo ibi bintu nibyo papa Uyu mugitifu twatoye nabwo ashobotse. nibyo tabiyamishishana kwishana tumukureho ibi bintu uvuze nibyo uyu mugitifu twatoye ntago ashobotse tugire tumukureho cyangwa ushaka ino de yicara undi muntu atora mugitifu Bintu ntabwo bishoboka. Ako si papa bizo ubona ngiye ubugitifu butambera. sibaza gutora kandi ubutwe byashoboka byaba byiza. Yabo baje nanga kundora. Yego twakoze amakosa ariko turi kubona twakoreye ikosa ariko uyu mugitifu nagashotse tugomba kumukura. Ibi bintu nibyo ntabwo bishoboka ibintu tugomba kumukura. Nanjye ibyo nibyo nashakaga ara. Tugire tugukore abantu. Babizo wiriwe. Gira simwa twirishe mu nama. Sabaje. Milioneza. Yego. Nebigiye mwagere mu nama igihe twabategerereje. Oya haranze hari icyo ndani kuca tuzana genze. Nakerewe. Ashize none. Papa kumukiza. Ayi. Papa baji. Umezitosha. Urakomeye. Babizo. Milioneza kwa babizo. Yako na mugitifu. Nagaraza. Au kwa nde bicaye nabaraza. Nainera mugitifu nagashobora. Uka inzogitifu yahageze. Wari baba ndaguso papa akwe panuza. Hajye mwana wo hajye wizana bye mwana wasi igos kuri ute mu mudugudu gw'abaroze barabashira yubagiye kurogana Onyumvi. ariko papa biryo naguze amasaha kuri ngo mu mudugudu gw'abaroze Ndabona ari wowe uzifite. zaje zarashaje ariko papa muke izi ngweto zikwiriye mu nama yabamidugudu senda musanga baguha Wasanga bamuha make ndabizi se. Musigaho gira iti kuringana nuko ureshya. Muzabisoza. Soza n'umudugudu gwawe Ibyo reka dutegereze gitifu twumva umwanzuro agiye gufata. Yego rakoze cyane ibyo bintu uvuze byiza agatekerezo nakabago gose kabisa uvuze kandi kabago misenga koda kuri kw'Imana pe misenga ko Ariko ibyo tubireke tuvuge kuri gitifu ahantu ageze. Ninde wamuhamagara? Waducisha phone. kamuhamagare ariko uramu gitifu naza twata tumukora tatumweguza Nawe ndebere tubishaka mundi kuko yatunaniye. ibi bintu nagari byo Ariko mwazanyigiriye gitifu. Mubona kuba gitifu bitambera. Kabisa. Munore tugiye tugutore
ariko se ubundi umuruvuze ngo munsimbure ninde? Gitifu wacu dukunda. Mwiriwe. Mwiriwe hano tugutegereje. Mwiriwe hano munegereje se? Ari nge namwe ntitugenda kugera hano mbere. Ashize none. Yego nitwe tugomba kugutegereza ariko nawe wakabije. Kosha nakabije. Ari nge nawe ukuriye undi ninde? Aha. Woni ubwo nigiye ukuriye wewe kuko nicaye ku ndebe yanjye ngenyine. Ninde sha? Uwicaye ku ntebe ni ngewe ariko mbishaka kano kayo. Nahita ngweguza. Yego wanyeguza ariko si. Nichunge sha. Aha. Bivugira Gitifu wacu dukunda. Tutangira icyatuzanye. Ko numvishe ko mu mudugudu wa Kabarora harimo ikibazo. Niki? Cya kibazo cy'ababarozi bo mu mudugudu wawe. Ariko si mu rukumbwira abarozi ninjye ujya kubagurira uburozi. Umudugudu wanjye uwatagaza ibibazo birimo murabizi. Ariko ibibazo birimo murabizi nyine mwe murabizi. Ibibazo byawe turabizi mani umuvandi. Kuko bamanza bakemura ibyawe. Ariko ufite abarozi bigeze karakajya dore ko umunsi yanatinze yabagiye kubwo kuzana y'uburozi. Ariko ibyo bintu uvuze nitwe ko yanatinze yaje nyuma mu nama. Zo nagari byo. Natinze nyuma mu nama namanjije kugira abaturage hari abari bari kugwana ndi kubaganira. Abashizemo uburozi. Siko kujuje kwa je. Ariko se mukita mwatutomba kuri njyewe papa bizutu. Na papa biryo. Abamuzi biri kubera umudugudu wa papa bamugani icyo kintu kigarukeho murawuzi nababwira ibyabereyemo nijoro niba mubekeye usibye abantu batatu batemanye nijoro hari akandi kabazo kavutse batemaniye he kumwe n'akagari wo mu nyumvire abaturage bagenda kuba bifate batemera imbere y'akagari koko nawe nyumvire uba nasanze umutwe watarukiye mu kagari mw'indani we data we Papa bi ibintu wabibonye? Nabibonye byabari mu mudugudu kwa papa bi zaje bwabariyemo dore batatu batemanye. Papa Baji ibyo bavuga kuri iyo ngingo barenzaho iki? Itatu gusa yari inyuzemo kwanza bimana nde bari bamaze naho kugwana kimba ndageze Gitifu ngo mu nyumvire iminota 3 niyo abaturage bifata bakaba batuje mu mudugudu. Reka Papa Baji binagomba kubibazwa umuntu utugira umudugudu hagati manama abantu batatu bose sibyo nani minota 3 ishize habayirwa mu kwansa bimana ngo nawe ndebere umudugudu urifata muzima ukaruhuka amasaha 3 koko ntabwo bisoboka reka gose nawe Gitifu gira ikintu dufasha ibi bintu nifitagari byo gose nanjye rwose Gitifu utagishoboye gose bagire bavuga umudugudu wa papa mukiza
uyu munsi haraye hawukanyemo abagore bangahe? Mwese tuvugishije ukuri. Uretse ubu ngubu hawukanye abagore 20. Imbere hawukanaga bangahe? Si 30. Aho ndamabuye. bakagenda se banatemanye bagendaga banatemanye Gitifu nawumva, gitifu nawumva. Kano nakaga nimwe bayobozi mvite. Message banyohereje yo mu mudugudu wabasa, baranyohereje ati hari abagore 15 bapfuye bari batashye ubukwe kandi bapfiriye mu mudugudu wa Kabaroro. None uwo mudugudu nuwuhe? hari ikibazo giteye ariko kumva uko shahu ona baje ave yabutashye ayo wakangahe Wa 16. ewe umudugudu wa papa biryo urakaza dukomeje gushimira umuntu ukora subscribe share link kandi dukomeje kubashimira ko mukomeza kora video zacu mudukurikirana kuri Manipazo Comedy kandi dukomeje ko twabwira ko turi gukora video nyinshi mukomeze mwe mujye muturebe murakoze cyane mani bawo umugisha.